Ladies and gentlemen, welcome back to the next Marketing Rwanda, the Rwandan source of inspirations. So, muri ya episode ya kabiri rero, ubu turi mucyo bita up country visit. Tugiye kugera ahantu bita Murukomo, inzira igera ahantu bita connectinga icyo bita Gicumbi Byumba mu mujyi ikana connectinga mu Mutara. Inzira ijya mu Mutara ubahizi ikintu bita kaburimbo imeze neza. Mu Kigali kuhagera ni kilometero 51 agashya kahari. Abaho ikintu bita bushete nziza kabisa imeze neza zirenze. Rero tugiye kuhinjira kabisa muri Hontwe Murukomo. Ndahabona inzira izamuka iyo dukomeje tugiye kubereka ahantu bita Nyina w'Imana. Abantu batahazi kabisa kubereka ahantu bita Nyina w'Imana. Abantu batahazi hano ni Murukomo. Urahabona ni akantu k'akagigi kabisa abantu bari gukora bameze neza. So ubu dutangiye urugendo rwerekeza ahantu bita Nyina w'Imana. Amateka ya kera hano bahita ubundi kera hitwaga mu murenge wa Kinyami nk'uko mubibona. Biza aho bita kwegera ubuki cyane. Hari ikigo gikunda imirenge cy'ababyeyi bose kavuga Rutare kavuga Rukuru kavuga Kinyami. Akaba yitwa Apeyerote Association de Para. Tubabwira hose dore mu muhanda yani kaburimbo yo hakurya twazamutsemo tuvuye i Kigali tubereka cyane. Hano hari kaburimbo rwose ivuye hano ikagera mu Mutara. Gatsibo Ngarama connectinga n'umuhanda main road ya ujya Nyagatare. Murabibona kabisa. Kilometero 40 ugera Nyagatare. Okay, very good. Ariko gahunda ni tinyoless. Abashoferi rwose banywa less babimenye bagenda gake. So muri gahunda rwose dufite yo kugenda tubatembereza up country mugenda muyimenya kugira ngo turebe ibyiza byagezweho. Turi mu murenge wa Rukomo. Rukomo ni umurenge? Okay. Ngo turi mu murenge wa Rukomo. Cyangwa turi muri Ruvumu. Ubu twinjira ahantu bita Ruvumu ariko turayitaye. Bijyayo rwose turayitwitse. Dukomeza ahantu bita Nyina w'Imana, kwa nyina wa Jambo.
usanga ikigo cy'ishuri kabisa cyareze abantu benshi cyitwa Cyuru. Tugereyo tubone paruwase ya Nyina w'Imana, dusuhuza abantu ba Gicumbi rwose, abantu bo ku Cyuru, abantu ba Nyina w'Imana. Episode ya 2 rwose tubakoreye tugenda mu ntara tubabwira. Urabona ko kaburimbo ikoze neza, abantu bahazi kera. Hari umuhanda w'igitaka mubi cyane, imyaka 3 ishize. Umuhanda w'igitaka wuzuye ivumbi. Bawukoreyemo, abahakoreye, abahize, mushyire muri comment hasi mutubwire kabisa ukuntu muhazi, dore ukuntu hahindutse, abantu batahaheruka. Tugacishamo tukanamamaza rwose abantu bashaka imyenda myiza, imyenda y'ubukwe, decoration, ibintu byiza cyane. Nagana umuntu witwa Nana Decor rwose agenda abakorera ibintu byiza cyane bisa neza. Ushaka gukora za propose kugeza ahantu bita Cyuru cya mbere kabisa, aho tugiye mu murenge wa Nyamiyaga. Nyamiyaga ni umwe mu mirenge 21 igize akarere ka Gicumbi. Tukaba dukase iburyo bwacu, umuhanda uconnectinga Nyagatare rwose, tubaye tuwusizeho gato, twerekeje ku Cyuru cya 2 muri mu igenamigambi rya Gicumbi rwose bagomba kuzawukora. Nawubona utuntu tw'udushyamba rwose tugenda dukura gake gake, bigaragara ko iterambere rihari ku bwinshi. Tugenda tubereka muza rwose na Metre umunyamategeko mwiza cyane uzayobora Cyuru, Herman kabisa. Metre directeur, tunamusuhuza cyane, aho yigishije rwose. Mushyire comment hasi mugende mumushimira cyane, ageze abagabo abagore rwose birumvikana. Dukomeza tugenda tubereka, urabona ko amashanyarazi aragera ahantu hose. Iki ni icyaro ariko gifite ibikorwa remezo by'ingenzi: amazi, umuriro, amashanyarazi. Murayabona, dore insinga zo kudukundira. Turaza kubaza n'abantu rwose. Nk'uko mubona rero, murabona ko hariyo amashanyarazi mu murenge wa Nyamiyaga, ariko hakaba hazwi cyane nko ku Cyuru. Tukaba tugeze ku Cyuru cya 2, ahari iryo shuri ry'indashyikirwa kabisa rimaze iminsi myinshi. Uru ni urusengero, ubona amatansiyo, ishuri rimaze iminsi. Cyuru rwose ni akagiye abantu baharerewe, murabibona muri comment ubwire kabisa. Ishuri ngiri uko rigenda ritera imbere. Umunyeshuri nguyu ambara ubururu n'umweru, kigeze kuri Apapegi Cyuru ku kigo neza neza. Urahabona kwinjiramo rwose.